nitwe bantu bahazaza abo mu mwaka w'igihumbi bavugaga. Hari igihe iyi si yari ituwe na za dinozore, none dore isigaye iriho imodoka zitwara. Ukurikije uburyo ibibera ku isi birimo guhinduka ku muvuduko munini, hariho igihe wasanga mu myaka 10 igiye kuza nta mashyamba azaba akiri ku isi. Hari ubwo wasanga mu myaka 10 igiye kuza inyanja zizaba zarakamye ku isi. Ushobora gusanga mu myaka 10 iri imbere amazi azaba agurirwa muri farumasi. Ushobora gusanga mu myaka 10 iri imbere kuvuka uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu ntacyo bizaba bivuze, kubera ko umuntu azajya yihitiramo igitsina ashaka, agahitamo niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umuhungu hatitawe ku myanya myibarukiro yavukanye. Ushobora gusanga mu myaka 10 iri imbere twese tuzaba dufite akuma mu kuboko kohereza amakuru kuri telefone zacu avuga uburyo ubuzima bwacu buhagaze. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kugira ngo umenye kuriho kandi uri umuntu muzima uba kuri iyi si, nuko ufite amaso urebesha ibiboneka byose bigaragara, ukumva ibintu bivuga ukoresheje amatwi yawe, ukumva impumuro y'ibintu ukoresheje amazuru, ukagira ibintu bifatika ukoraho n'intoki zawe, ukagira ahantu ujya ukahicara, ukahagarara cyangwa se ukaharyama, ukahagura ibintu, ukaharya ibyo kurya. Ubuzima kandi bugaragazwa n'imiryango tubamo, abantu tuganira. Ibi bintu nibyo biranga iyi si turimo. Gusa uyu munsi ibi byose dushobora kubikora tutavuye aho turi, tutananyeganyeze. Iyi si yacu iremye mu buryo bufatika. Ibiyigize byose byagenewe gukoreshwa mu buryo bufatika, kubera ko natwe ubwacu turi abantu bafatika, turagaragara. Umuntu wubatse ibiro aho abantu bajya gukorera akazi, agashyiramo intebe n'ameza n'ibitabo, ntabwo yatekerezaga ko hari igihe kizagera abantu bagakora akazi ko mu biro bakagakorera mu ngo zabo, kandi kakamera nk'uko bari kugakorera mu biro byubatswe. Abantu bagize igitekerezo cyo kubaka inzu nini ahantu abantu baza baje kugurisha ibicuruzwa, n'abandi bakaza baje kuhagura ibicuruzwa bakahurira. Ntabwo bari baratekereje ko icyo gikorwa cyo kugura no kugurisha gishobora gukorwa abantu bangana gutyo badahuye imbona nkubone, kandi bikagenda nk'uko byari kugenda bahuriye muri ya nzu bisi isoko. Abubatse ibiro aho abantu bajya bakirirwa bicaye bandika inyandiko basinya izindi, ntabwo batekereje ko mu 2023 ako kazi ko mu biro umuntu ashobora kugakora aryamye mu rugo iwe, kandi kakamera nk'uko yari kugakorera muri ibyo biro. Muri iri koreshwa ry'ikoranabuhanga umuntu yiteguye kujya kureba ingana iki. 82% by'abanyarwanda bagejeje imyaka y'ubukure batunze telefone zigendanwa. 30% muri bo bafite smartphone zishobora gukoreshwamo internet ndetse bazi kuzikoresha neza. Aba nabashobora kwishyura ibyo baguze bakoresheje telefone bitabaye ngombwa ko bakura amafaranga mu mifuko yabo. Bashobora gusoma no kumva amakuru badategereje isaha yayo kuri radio. Bashobora kwandika uko bamerewe cyangwa se kubaza ababo uko bamerewe banyuze ku mbuga nkoranyambaga, batiriwe batega imodoka ngo bajye kureba ababo. Bashobora kureba igiciro cy'ibishyimbo ku isoko batiriwe bahagarara ku muhanda ngo babaze uvuye ku isoko ko ibishyimbo byaguze uwo munsi. Bashobora guhamagara umujyanama w'ubuzima bakamubwira uko bababara, akabagira inama y'icyo bakora batiriwe bajya kwa muganga. Ibi bizagarukira he? Ku nshuro ya mbere kuva twabaho, uyu munsi turebye muri telefone yawe twahita tubona amazina yawe, imyaka ufite, amazina y'ababyeyi bawe, uwo mwashakanye, konti yawe muri banki, amafaranga uyifiteho, ese ugira impamyabushobozi, usengera muri hedini, uheruka kuvugana nande, mwavuganye iki, ese iri joro wasinziriye neza, wasinziriye amasaha ngahe. Dushobora kubona muri telefoni yawe amakuru y'ibikwerekeyeho byose kugera ku muvuduko w'umutima wawe. Twahoze tuvuga ko hari igihe tuzabaho mu isi y'ikoranabuhanga aho kutarikoresha bizaba ari ubumuga. None dore icyo gihe cyarageze. Ese turiteguye? Abana bavuka uyu munsi tubatoza kuzaba mu isi imeze ite? Tubatoza kuzabana mu muryango w'abantu bafatika bahura mu gitondo bakaramukanya, cyangwa se twamaze kwakira ko bashobora kuzabaho badahura n'umuntu n'umwe? Tubabwira ko ari abaturage b'iki gihugu, cyangwa twamaze kwakira ko bashobora kuzaba abaturage b'isi yose? Tukivuga ku ikoranabuhanga, sezera ku bibazo byo gutakaza inyemezabwishyu y'amafaranga y'ishuri ndetse no gutakaza umwanya ku mirongo yo muri banki hamwe na system ya School Gia. Uburyo bwo kwishyura amafaranga y'ishuri bwarorohejwe. School Gia yakoje banki ifite uburyo bwinshi butandukanye bwo gufasha kwishyura amafaranga y'ishuri ku gihe, kandi ugahabwa raporo y'uko igikorwa cyagenze mu buryo bukoroheye. Kanda akanyenyeri 700 urwego, ca ku rubuga rwa koje banki kuri wa3 akadomo koje banki akadomo seo akadomo rwa, ugakanda handitse School Gia.
gana ishami rya Cogebanque cyangwa ugana umu agent wa Cogebanque ukwegereye agufashe ubundi wishyura amafaranga y'ishuri ako kanya. Ku bindi bisobanuro hamagara 50 barakwakirana urugwiro. Tubahaye ikaze. Abantu barenga miliyoni 608 bakurikira umukinnyi w'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo ku rubuga nkoranyambaga rwa Instagram. Ni hafi abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubakubye inshuro ebyiri. Aba bahisemo kumukurikira kubera ko bifuza ko ibyo azajya akora byose bazajya babimenya. Aramutse anabahamagaye ngo bamwitabe bagenda. Aba bantu bose uko bakabaye ntabwo arabo mu gihugu kimwe, ntabwo bavuga ururimi rumwe, nta nubwo banahuje ibara ry'uruhu, nta nubwo banahuje amategeko n'imyemerere, ariko bose bahuriye ku gukunda no gukurikira Cristiano Ronaldo. Ibyo bita bibagira abantu bagize umuryango umwe w'abakunda Cristiano Ronaldo. Bashobora no gutumiza inama ibahuza bakagira ibyo baganiraho bibareba. Aba bantu bakurikira Cristiano Ronaldo ku mbuga nkoranyambaga hari amahirwe ko bahora bafite amakuru amwe kuri Cristiano Ronaldo kubera ko bose bayakura hamwe. Nta numwe ahamagara kuri telefone ngo amubwire ibitandukanye n'iby'abandi. Ibi bita byumvikanisha ko iri koranabuhanga rishobora gushinga ibyo wagereranya n'ibihugu. Kimwe mu bintu bikomeye internet yakoze ni ugukuraho imipaka nk'uko tuyizi. Abantu bubatse ibihugu babihaye imbibi zigaragara kandi zifatika, ndetse bamwe banubatse inkuta. Abaturage b'igihugu runaka bari imbere y'uwo mupaka bakagira amategeko bubahiriza kubera ko bahuje igihugu. Hari kera. Uyu munsi ntabwo bisaba kuba uri umunyarwanda ngo ukore icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Hari abanyamahanga benshi bahora bakorera ibyaha u Rwanda, ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda, ariko atari abanyarwanda, batari no mu Rwanda. Ubuzima bwawe bwose uyu munsi uko bwakabaye bushobora gukwira muri iyo telefone ufite mu mufuko. Ufite icyangombwa cy'amavuko kibitse mu ikoranabuhanga, bivuze ko ushobora kukigeraho unyuze muri telefoni yawe. Ufite indangamuntu ibitse mu ikoranabuhanga, ushobora kuyigeraho unyuze muri telefoni yawe. Ufite konti muri banki iriho amafaranga runaka, ushobora kugeraho unyuze muri telefoni yawe. Unayikoresha mu kuyabitsa no mu kuyabikuza no kuyoherereza abantu. Ufata umwenda ukishyura umwenda ukoresheje iyo telefone yawe. Ufite ubutaka n'undi mutungo utimukanwa, aho biherereye urahazi, ni nahuba. Gusa bavuze ko iyo bitakwanditseho ubwo bitaba ari ibyawe. Ibyangombwa by'uwo mutungo utimukanwa ufite bibitse mu ikoranabuhanga, ushobora kubigeraho unyuze muri telefoni yawe. Utunze imodoka, ariko kuba ari wowe uyigendamo ntabwo ari byo byonyine bitwemeza ko ari iyawe. Ufite ibyangombwa byayo bibitse mu ikoranabuhanga, ushobora kubigeraho unyuze muri telefoni yawe. N'abana bawe ubwabo turabazi ko wababyaye, ndetse twaranakubonye uva kuri maternité, ariko se bakwanditseho? Turebye muri iri koranabuhanga twabona amazina yabo imbere y'izina ryawe. Iyo ugiye gusaba umwenda muri banki ntabwo ujyana igikapu ngo bakikuzurizemo inoti. Uragenda ukavugana na banki ukababwira ko ushaka kubaha ingwate y'inzu yawe, nabo bakakuguriza amafaranga. Bakubaza ibiranga iyo nzu, ni imibare ubabwira bakayandika muri mudasobwa, nabo bakakubwira ko amafaranga bayaguhaye. Bakandika imbere y'izina ryawe ko hawe amafaranga, kandi koko kuva ko kanya iyo uyashatse ari inoti urayabona aho waba uri hose ku isi. Ibyo bintu bakorera muri mudasobwa bigahindura ubuzima bwawe bwose. Undi muntu umwe ashobora kubihindura mu masegonda make cyane, ubuzima bwawe bukajya mu kaga. Birashoboka cyane ko umuhanga mu by'ikoranabuhanga yakwinjira mu bubiko bw'ikoranabuhanga bwa banki agasiba amafaranga yose ari kuri konti yawe. Akinjira mu bubiko bw'ikoranabuhanga bw'inzego za leta agasiba ibyangombwa by'umutungo wawe, agasiba ibyangombwa bikuranga byose, agasiba ibyangombwa by'abagukomokaho byose. Akinjira mu bubiko bw'inzego zishinzwe ubuzima agasiba amakuru y'ubuzima bwawe bwose mu buvuzi, inkingo byanditswe ko wikingije cyangwa se igihe cyose wagiye kwa muganga agasiba izo nshuro. Akinjira mu bubiko bw'abashinzwe ubucuruzi n'imisoro agasiba amakuru yose arebana n'ukwinjira kw'amafaranga yawe ndetse no gusohoka kwayo. Umuntu aramutse agukoreye ibi bintu
usibye kuba twaba tukubona uhagaze uhumeka ubundi ntabwo waba ukiriho, utagira igihugu wanditsemo, ntugire umwirondoro, ntugire amategeko akugenga. Ibi byose muri iri koranabuhanga birashoboka. Iyo bavuga ibihugu byafashe imibereho yose y'igihugu bikayishyira mu ikoranabuhanga, igikunze kuza ku myanya y'imbere ni Estonia, igihugu cyo mu Burayi bw'Amajyaruguru gituwe n'abaturage 1,300,000. Ushobora gusaba urupapuro rw'abajya mu mahanga, ushobora gusaba uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ushobora kugura no kugurisha imodoka, byose ubikoreye kuri interineti. Ushobora kuyandikisha kuri interineti. Serivisi za leta nyinshi muri Estonia zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Dufite igisekuru cy'abaturage bakuze bazi ko itumanaho rikorerwa ku ikoranabuhanga gusa. Kersti Karyualaid yahoze ari presidente wa Estonia kugera mu mwaka wa 2021. 99% bya serivisi abaturage bakenera ku nzego za leta muri iki gihugu ziboneka hakoreshejwe ikoranabuhanga, amasaha 24 ku munsi. Bitwara umuturage iminota 5 ngo yinjire ku rubuga rwa interineti rw'ikigo cy'imisoro ngo arebe imisoro asabwa, ahita akura amafaranga kuri konti ye ayohereze mu isanduku ya leta. Mu bihe by'amatora umuturage umwe kuri 3 atora akoresheje ikoranabuhanga atageze no ku biro by'itora. Abaganga bose bo muri icyo gihugu bafite gahunda ya mudasobwa bahuriyemo bashobora guhererekanyirizamo amakuru kuri buri murwayi bakiriye. Ubushize wivuje mu ivuriro iri niri bagusangana indwara runaka bakwandikira imiti, none uyu munsi wagiye kwivuza mu rindi vuriro. Uwo muganga mushya ugiye kukuvura ashobora guhita abona ibyo ubushize bakuvuye ndetse n'imiti baguhaye. Ibi no mu Rwanda birimo gukorwa. Nicyo gihugu cya mbere ku isi cyatangije uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuba wagitangiza amasosiyete y'ubucuruzi nubwo waba utagituyemo, babyita e-residency. Ibi bintu ni byiza cyane kubera ko imibereho yawe ntabwo icyubakiye ku kugira inyama n'amaraso gutembera mu mitsi gusa, cyangwa se ngo ibe yubakiye ku kubushinza ibirenge ahantu runaka gusa. Inashingiye ku kubibi kugize byose hari ahantu bibitse mu ikoranabuhanga. Estonia ni igihugu gihana imbibi n'Uburusiya. Ni igihugu cyanahoze gitegekwa n'Uburusiya kubera ko cyari muri leta z'inyunze z'Abasoviete mbere y'uko zisenyuka mu 1991. Kugera mu 2007 muri iki gihugu hari hakiri ibirango bya leta zunze ubumwe z'Abasoviete. Mu kwezi kwa 4 mu 2007 leta ya Estonia yafashe icyemezo cyo kurandura ikibumbano cy'umusirikare w'Abasoviete cyari mu murwa mukuru Tallinn, bajya kukibika mu mva ya gisirikare muri uyu murwa. Ibi bintu byababaje cyane Uburusiya, cyane ko no mu myaka 3 yari ishize iki gihugu gito cyari cyarinjiye mu muryango w'Abanyaburayi na leta zunze ubumwe za Amerika wo gutabarana mu bya gisirikare, OTAN. Ibi byari igitekerezo kibi cyane gukomeza gushotora Perezida Putin. Uburusiya ntabwo bwigeze bwohereza abasirikare n'imbunda muri Estonia kurasayo. Bwohereje abasirikare b'ikoranabuhanga. Muribuka mu kanya tuvuga ko 99% bya serivisi za leta muri Estonia zisabwa kandi zigatangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Aba engineer b'Abarusiya bakoze virusi ziragenda zinjira mu mbuga za internet zisabirwaho serivisi zose za leta muri Estonia. Izo virusi zakoze nkaho ari abantu benshi barimo gusabira serivisi cyarimwe kuri izo mbuga za internet zo muri Estonia. Byabaye nkaho buri serivisi yasabwaga n'abantu 5,000 buri segonda. Niba ari nk'urubuga rusabirwaho indangamuntu abantu 5,000 bakayisaba buri segonda. Ibi niko byagenze kuri buri rubuga rwose rwa leta ndetse n'amabanki. Nta serivisi n'imwe yari igitangwa muri iki gihugu. Nta washoboraga kubikuza amafaranga cyangwa kuyabitsa, nta washoboraga kwishyura akoresheje ikoranabuhanga. Kwa muganga abantu bamwe na bamwe bananiwe kwivuza kubera ko muganga ntabwo yashoboraga kubona amakuru y'ubuzima bwabo. Gutanga ibyangombwa byarahagaze mu gihugu cyose. Serivisi yo gukwirakwiza amashanyarazi nayo irahagarara. Nicyo gitero cya mbere cy'ikoranabuhanga gikomeye cyabaye ku isi. Nibwo abantu benshi bumvise ku nshuro ya mbere ijambo cyberguerre. No muri OTAN bari bataratangira gukoresha iri jambo. Byategereje inama y'uyu muryango yo mu 2016 ngo abakuru b'ibihugu bigize OTAN bemera icyitwa cyberespace nk'ahandi hantu ho gukorera ibikorwa bya gisirikare. No kuvuga ahantu ingabo zishobora kurwanira. Cyberespace ni urubuga cyangwa se ahantu hakoreshwa ikoranabuhanga. Ni ahantu hadafatika kandi hataboneshwa amaso nk'uko tubona ahandi hantu. Ubusanzwe ibikorwa byo gucunga umutekano no kurwana kw'ingabo
byari bisanzwe bikorerwa ahantu hane: ku butaka, aharwanira ingabo zo ku butaka; mu mazi, ariho haba izirwanira mu mazi; mu kirere, ariho haba izirwanira mu kirere zikoresha indege; hakaba na aerospatial, ariho mu isanzure ahakorerwa ibikorwa byifashisha ibyogajuru n'ibigendajuru byose. Kuri iyi nshuro bongeyeho cyberespace. Abasirikare barwanira hano ntabwo ari ngombwa ko baba abasanzwe bakoze imyitozo ikomeye yo kurasa ndetse n'ibindi bikorwa n'abarwanyi. Ni umurongo mugari w'ikoranabuhanga uhuriraho ibikorwa by'abantu bifashisha internet bagahererekanya mu buryo bwihuse amakuru. Intambara y'ikoranabuhanga irwanishwa ibirwanisho bigizwe n'ibice bitatu: ibikoresho bifatika birimo za mudasobwa, za flash disk, imigozi itwara internet, iminara, ibyogajuru n'ibindi. Igice cya kabiri ni amakuru atwarwa n'ibyo bikoresho. Aya ngaya niyo yagabweho igitero cyo mu 2007 muri Estonia. Iri ni ikoranabuhanga ritaboneshwa ijisho, rituma amafaranga ari kuri konti yawe tutayabona, rigatuma ushyiramo ijambo ry'ibanga ukayabikuza cyangwa ukayabitsa. Ni ikoranabuhanga ribitse icyangombwa cy'ubutaka bwawe, rituma wowe ushyiramo ijambo ry'ibanga muri telefoni ukakibona. Igice cya gatatu ni amakuru nk'uko dusanzwe tuyazi. Ni amakuru y'ibanga y'ubutasi bw'igihugu abitse muri mudasobwa runaka. Ni amafoto n'amashusho y'urukozasoni abitse muri telefoni yawe ugeraho wenyine. Ni message zo kuri telefoni zacu. Ni amajwi y'ibiganiro tugirana kuri telefoni. Ibi byose mvuze bishobora kugabwaho igitero cyagira ingaruka ziruta iz'igitero gikoresheje ibisasu. Uyu munsi mudasobwa cyangwa se telefoni igendanwa ni intwari ikomeye ku rwego tudatekerezaho kenshi. Ntabwo bikiri ngombwa buri gihe ko abasirikari bambara imyambaro y'urugamba ngo bisige amarangi yirabura bajye kugaba ibitero ahantu. Ukoresheje flash disk yonyine birahagije guhagarika akazi kose mu bitaro cyangwa se mu ruganda, ukabikora wicaye mu ntebe yiwawe muri salo. Kuri Bwana Klaus Schwab washinze umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu, the World Economic Forum, hari igitero cy'ikoranabuhanga gishobora kuzagabwa ku isi kigasiga ingaruka ziruta izo twasigiwe na COVID-19. We all know, but still pay insufficient attention to the twese turabizi ariko ntabwo tubyitaho bihagije. Hari igitero cy'ikoranabuhanga giteye ubwoba gishobora kubaho kigahagarika inganda zitunganya amashanyarazi, ibitaro, ibikorwa by'ubwikorezi, ndetse kigahagarika ibikorwa byose bifitiye umuryango wacu wose akamaro. Igitero nk'iki cyatuma dutangira kubona COVID-19 nk'akantu gato kaduhungabanyije uyigereranyije n'iki gitero. Ibi byose bishimangira uburyo ubuzima bwacu bwose uko bwakabaye burimo kwimuka, ndetse kuri bamwe bwamaze kwimuka burekeraho kuba ubuzima bushingiye ku byo tubonesha amaso, ibyo twumvisha amatwi, tukumvisha amazuru yacu impumuro yabyo, ahubwo bwimukira ku bidafatika, ntibigaragare, ntibyumvikane, ariko bikaba ari byo bibugize. Turi mu gisekuru aho inganda zikora ibikoresho biza ubwenge ku buryo bisa naho ari bigenzi bya nyirabyo. Hari igihe telefoni yawe muzajya mujya inama nkaho munganya ubwenge cyangwa se ari mugenzi wawe. Ni wowe wayiguze, ariko aho kugira ngo uyikoreshe birasa naho ukorana nayo. Amatara yo mu nzu arimo ikoranabuhanga ryumviriza imirindi yawe, waryegera rikaka, warijya kure rikazima, bityo rikarondereza umuriro. Frigo imenya ingano y'ibyo kurya ibitse, byashiramo ikakoherereza ubutumwa bugufi kuri telefoni yawe ikumenyesha ko inyanya zashize. Imodoka n'inzu ziza ubwenge zibona isura ya nyirazo zikifungura. Ibi byose byitwa Internet of Things. Uyu munsi nzi abantu batunze isaha ziza ubwenge bambara ku maboko yabo, igapima umuvuduko w'umutima wawe ku buryo iyo ibonye ko umutima wawe udatera neza y'ubwayo yoherereza ubutumwa abashinzwe ubutabazi, bakaza kugutabara kubera ko bashobora kubona aho uherereye hakoreshejwe utwuma ndangamerekezo. Isaha ubwayo yonyine ikamenya ko utameze neza ikaguhamagarira ubutabazi. Ninde wari uzi ibi bintu? Kera umuntu yavukiraga mu muryango w'iwabo, akamenyana n'abavandimwe be, inshuti n'abagize umuryango we. Guhura kw'abantu cyangwa se kunguka inshuti nshya byasabaga ko abantu bahurira mu birori bakaganira, bakamenyana, byashoboka bagakomeza gutumanaho, bakazaba inshuti. Uyu munsi n'umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga afite inshuti 500 kuri Facebook bahora baganira. Ntabwo ari ngombwa ko bahura. Buri segonda ku rubuga shakiro rwa Google haba hashakishijweho ibintu 99,000. Ibi ni miliyari 8 na miliyoni 500 buri munsi. Nibura umuntu usanzwe mu bakoresha internet
udakora ubushakashatsi ashakisha kuri internet inshuro ziri hagati y'eshatu n'enye buri munsi. Uru rubuga shakiro rukora ibyitwa trolling. Ikintu cyose umuntu yashyize kuri internet nta hantu cyagiye, ahubwo kibitsa aho ngaho kuri internet nubwo waba waragisibye. Kiba amagambo, kiba ifoto, kibe video, kiba imibare. Iyo wanditse kuri Google ushakisha ikintu runaka, Google ako kanya ihita ijya gushakisha kuri internet ikintu cyose kiri kuri internet gifitanye isano n'ibyo bintu bajije ikakikuzanira. Nibyo bita crawling. Ibintu 99 buri segonda nibyo dushakisha kuri Google. Umuti uvura indwara runaka, imyaka umunyapolitike runaka afite, amafaranga icyamamare runaka gitunze, kugeza ku gushakiraho ibiranga umugore mwiza cyangwa se ibiranga umugabo mwiza. Uyu munsi iyo urwaye umutwe, mbere yo kujya kwa muganga ubanza kwandika muri Google ngo niki gikiza umutwe, kandi inshuro nyinshi igisubizo urakibona kubera ko mbere yawe hari abantu bashobora kuba baranditsemo uburyo umutwe ukira. Ibyo Google yarabibitse. Niyo wakwandikamo ibiranga umugabo mwiza cyangwa se ibiranga umugore mwiza, Google irabikwereka. Ushobora no kubaza Google niba kujya mu idini runaka ari amahitamo meza. Utabajije Google ushobora no kubibaza ku mbuga nkoranyambaga, kandi koko abantu bakakugira inama zishobora kugufasha. Iki ni kimwe mu byiza by'iri koranabuhanga rya internet. Ushobora kubana n'abantu mutari kumwe. Nzi abantu bize amashuri menshi cyane bafite n'impamyabushobozi batigeze bicara imbere y'umwarimu n'umwe. Mbere y'iri koranabuhanga abakurambere bacu iyo bashakaga kumenya umugore mwiza uwo ari we, bashoboraga kubibazanya hagati yabo, cyangwa se umuntu we ku giti cye akifatira icyemezo akurikije amarangamutima ye n'ubumenyi bwe. Ibi bivuze ko bari bazi kwifatira ibyemezo kuturusha. Mu yandi magambo, hamwe n'iri koranabuhanga ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo no kwigenga mu mibereho ya buri muntu burimo gukendera. Hari ubuhanga zimwe muri guverinoma z'ibihugu ndetse n'abacuruzi bashobora kwifuza, ariko biragoye kubugira. Gushobora kwinjira mu mutwe w'umuntu ukareba ibyo atekereza, nawe ukamugenera ibyo gutekereza ndetse ukamufatira bimwe mu byemezo. Abantu ntibabishobora, gusa iri koranabuhanga ibi ngibi ryatangiye kubituzanira. Mu myaka miliyari 4 isi imaze ibayeho, ubuzima bwose bwo ku isi bukurikira inzira imwe. Zibe dinozore zabanje kuri iyi si, biba udukoko n'utundi tunyabuzima tutaboneshwa ijisho, baba abantu, ziba inyanya. Ibi byose ni ibinyabuzima bikurikira inzira yo kuvuka, gukura, kororoka, gusaza, gupfa. Ibi ubuhanga bwatangiye kubihindura kubera ko uyu munsi kuvuka ntabwo bigikurikira inzira karemano. Intangagabo n'intangangore zishobora guhurizwa hanze y'umubiri w'umuntu bigakora igira izavamo umwana. Amakuru ku miterere y'uturemangingo ndangasano twawe ashobora kwifashishwa mu kukurinda indwara, bityo urupfu no gusaza bikigizwa inyuma. Ibi ni siyanse, ariko iri koranabuhanga rigezweho rya internet naryo ririmo rirahindura imyitwarire yacu, cyane cyane mu gufata ibyemezo, akazi kari gasanzwe gakorwa n'ubwonko bwacu. Kuva wabaho wanze imyambaro yirabura, ariko kubera ko ari usigaye ubona kuri internet cyane ukabona abantu bose bagezweho niyo bambara, usigaye wumva kuyambara ntacyo bitwaye. Ibi byahoze ari akazi k'ubwonko bwawe, gukunda no kwanga. Niba buri kintu cyose ushaka gukora ubanza kubaza Google cyangwa se ukabanza kubaza abantu ku mbuga nkoranyambaga, ni byiza, ni ukugisha inama, ariko ku rwego runaka biragabanya ubushobozi bwawe mu gufata ibyemezo. Inyandiko z'ibiro by'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu 2016, muri aya matora Uburusiya bwatangije umushinga bise Projet Lacta. Ni umushinga bivugwa ko wiyoborewe na Perezida Vladimir Putin ubwe. Bavuga ko muri uyu mushinga ikigo cy'Abarusiya cyitwa Internet Research Agency cyakoze ibihumbi by'amakonte ku mbuga nkoranyambaga. Izo konte zari zishinzwe kugaragaza ibibi byose bya Madame Hillary Clinton no kugaragaza ibyiza bya Donald Trump, abakandida babiri bari bahanganye. Izo konte zibarirwa mu magana y'ibihumbi byasaga nkaho ari iz'Abanyamerika. Iki kigo cyagiye kinategura ibikorwa bihuza abantu benshi bigamije kwamamaza Donald Trump no kwangisha abantu Madame Clinton. Ibyo byose bigakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Banandikishije inkuru mu binyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iby'ahandi hose ku isi. Inkuru zivuga ibi ngibi, zivuga nabi Madame Clinton, zivuga neza Donald Trump.
abahanga mu bya mudasobwa b'abarusiya baninjiye mu bubiko bw'amakuru y'ishyaka ry'abademokarate muri leta zunze ubumwe za Amerika bashyira hanze email zose Madame Clinton yohereje cyangwa se yakiriye akiri umunyamabanga wa leta. Ibi byose abanyamerika bamara igihe kinini kuri internet, ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru biri kuri internet barabibonaga. Byatumye miliyoni z'abanyamerika bafata icyemezo cyo kudatora Madame Clinton kubera ibyo bamubonagaho, ahubwo bitorera Donald Trump. Muri leta zunze ubumwe za Amerika banatora bakoresheje imashini zibika amajwi, zikayabarura, zigatangaza uwarushije undi. Ikoranabuhanga ry'izi mashini naryo ryinjiwemo n'abayenjeniyeri b'abarusiya, bahindura amajwi baha menshi Donald Trump. Kuri iyi nshuro byemejwe ko ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo guhindura isi yose nk'uko tuyizi, rigahindura ibyemezo dusanzwe dufata, rikadufatisha ibyo rishaka. Niba rishobora guhindura imikorere ya demokarasi mu gihugu cy'igihangange ku isi, bivuze ko igihe ubuzima bwacu bwose uko bwakabaye buzaba bwarimukiye ku ikoranabuhanga, atari benshi bazafata ibyemezo ngo babihagarareho, bavuge ko babyifatiye ku giti cyabo batabisunikiwe n'ibyo babonye ku mbuga zibahuza. Iyi igomba kuba ariyo mpamvu iri koranabuhanga rigereranywa n'umuriro. Kuva twaza ku isi, umuriro uri mu byatumye tubaho neza kandi dushobora gutera imbere. Niwe udutekera ibyo turya kandi ukadushyushya mu gihe dukonje. Gusa ni nawe udutwikira. Naha dusoreje ikiganiro, tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.